aho tuguhamba. Yego. So rero kado na kado inshobora kuyigumana imyaka 4 ariko nkayiha umuntu nzi, umuntu wayimpaye akaba yarankundaga cyane, nanjye nayigira nkayiha umuntu uzankunda kugira ngo iyo kado ikomeze ibeho. Rero nanjye nagaha umuntu nzi ko wayibika, nagaha umuntu nzi neza ko yakabika. Mukoma amashyi guys, mukoma amashyi muri comment basi, aho uri hose ukoma amashyi. Ibaze kuba Dumba avuga ati ariko du umbabarire ko hari ibintu huza na mama asa n'iruti. Sinzi impamvu hari ibintu huza na mama asa n'iruti. Ega no umufana wanjye ni musanze hano. Reka nkubwire. Ibaze ko hari telefone afite. Umva ndimo ndiyama abantu baguma baza bavuga ngo Dumba ndirya nuko ndi mwiza. Umwizi yasetse bahita bavuga ko aririye. Man. Nk'ubu ndize nibwo nshobora kuba mubi. Ngo wamanze kuryo. Dore ka tubyihorera ariko thank you so much. Thank you, Imana iguha umugisha udasanzwe. Imana iguha imigisha, iguha umugisha. Ibaze kumbwira ngo uzama gift ubwawe utajya ukuramo. Nzayirinda nkuko nirinda. Umuntu nkunda ikintu yamaye ngomba kukirinda. Of course nzakirinda. Iyo gift abantu mukoma amashyi Dumba. Mweza ba. Yego Dumba gift mana we noneho reka ninyambarira gift mujye mumbona mubone muri kuganira na Dumba. Si nk'ibyo ira Dumba gift ni ikintu gikomeye kuri njyewe nubwo ntarayibona. Mana we du ibaze nukuri uzayinzanire pe. Akanzagakuraho. Nkoresha kandi Kigali kanditseho Dujo. Yes. Ako du. Uburyo ngukundamo. Ntibizasiga amahoro. Nako ntibizasiga kanumve. Ntibizasiga ikintu kibi. Oya. Ntabwo bizarangirira aho muri make. Ntabwo du reka nkubwire simbivuze. Ndabivuze ndi joyeuse mwabantu ngo bivugiye kuri live ya joyeuse nako ya Dumba. Muzaba mubibona. Icyambwira uko Dumba wabitekerezaho nuko ubitekerezaho ute? Mu Cyongereza baravuga ngo we are match made in heaven. A match made in heaven nuko ko twebwe uburyo duhuza byakorewe mu ijuru. Ariko du niba atari amagambo meza uri kumbwira gusa reka nkubwize ukuri. Bino bintu ni ibyadanje nyamara kambabwire muzabona Dumba nkingiye noneho mite mbyara umwana usa nkawe. Du mwana we undi muntu wumva nkuko unyumva ninde? Sinibaza ko hari. Nawe wa mugane umuntu mise nibuka uyisunyibutse ukuntu wamamaga uri muravuga ngo ngiye gusubira mu cyaro. Dura byibuka. Ese byagenze gute nkubwiye ngo ugiye gusubira mu cyaro byagenze gute? Uzi ukuntu wambwiye?
ngo joyeze ngo ngiye kubwira abantu bagufashe ariko kari akajambo Dumba ibintu wambwiye sinjya mbyibagirwa ngo ngiye kubwira abantu bagufashe ngo ariko ntabwo iyo telefone yawe wayikoreraho live ngo ngiye kubwira agaporomota ngo aguhamagare byarabaye nimero y'umugabo wa Miki nayibonye kubera wowe icyo gihe umugabo wa Miki arambwira ngo ngagiye kumuza ngo n'umusore uri bunize telefone ariko kutagira iPhone biragatsindwa do uri kumva ndagenda dukoreraho live ibyo ntago wabimbwiye rero wari ubizi ko mfite telefone isa nabi oya ndavuga ibyakurikiyeho ndangiye kukubwira ati ndaguza naga promoter ndamuhamagara ibyakurikiyeho nabo nigeze mbimenya icyo gihe aga promoter yamuje n'uwundi muntu turaza dukoraho live ya Instagram abantu baranuka ngira ubwoba nsubiye mu cyaro we ngira ubwoba nibwo icyo gihe wahise uvuga ngo shajwe ngo ndaje nkwera amafaranga y'inzu abimbwiye bara yakwimye ndayaguha yego ntabwo we yamaye du ahubwo nimba waragiye ugapfuka mugasenga Imana ahise nyabona nyuma bikumva ariko ni warayampaye sibyo kubera yuko waranabarije of course icyo gihe nyine nahise nyuma nyabona ariko nyuma dukomeza gukominikana rimwe na rimwe nkajya nkuhamagara nyuma bwakurikiyeho naraguhamagara ndakubwira ngo Dumba ngo ngiye gusohora indirimbo ngo mfasha ngo uyimfashe ngigere kure icyo gihe waranyitabye uhita unamfasha indirimbo yanjye ihita igera kure kuva ubwo ntago ndongera kugira ubuzima bubi dore ubuzima bwa danje bwose mfite niwo mbukesha ubwo rero Shaduru w'agaciro mwami nakubwiye ko nza kuguha amafaranga y'inzu sinyaguhe yes oya ariko wabona ari akazi kenshi ntago nakubeshya ndi umukristo sinanakubeshyera sawa ibyo wabaye nangahe amafaranga y'inzu 50,000 reka mbiguhe what Dumba mbabari ziko mukomora w'umugisha ntabwo mbese telefone irayikurayo mbwira telefone yawe yimbwire inyifate mu mutwe kugira ngo 079 wita gato kamanze nyandike hano wasanga hari n'abandi bantu bazima bashobora kugutamo munemo mwabantu mwe mungurira agafanta so nta bibazo mfite bituma munamo ariko munemo nta kibazo 079 10 buretse gato 0 ngo ntabwo bayishiraho yego 79 10 27 27 8 gatatu karindwi 079 10 yego amina haleluya ako buriya rero Dumba sinjya mwibagirwa mu buzima sinjya mbibagirwa mwabantu mwe dore Dumba isagenda dore nsize kuri live muri kunyumva reka mbaho ubuhamyaho gatoya ikumva Dumba mfata nk'umukobwa we pe Dumba mfata nk'umukobwa we nkuko yabivuze amfata nka sheri buragiye mbuze ngiye ubundi kubura icyo mvuga mwabantu ubundi uyu ni umugabo wawe rwose pe shase ko ni umusiramu ngiye nkaba umugatolike
Mwaka uko ko w'icyenda murabona icumi bya 27 83 eh, Dumba dore ni umusiramu njye ndi umugatolika, ubu koko murabona ubu byahura ntabwo byahura gufata nka bobo. Nimero yanjye sheri uzamuye umva ko bavuga Dumba we narimuhindurira, umva bundi navuze ko nta mugabo nzahindurira idini, ariko Dumba bitewe n'ibintu ankorera, bitewe n'uburyo nyine n'uwo ari we kuri njyewe hazaho yayo mazina siri iki ubundi man Dumba niwe mugabo wa mbere hari, Dumba ni umugabo wa kabiri, Provisoire nzamuhemba. Abantu muri hano mwigisha Provisoire mumfashe gushaka Provisoire nzabahemba, sibyo? Nzabahemba mbahembe mbaguriye n'akantu, sibyo mwa bantu mwe? Ariko reka nkubwire rero, narabyinnye kandebe telefone kandebe ya telefone yanjye yindi, umuntu uri bundemere mumenye mushimire. Rata Dumba ni umwana mwiza mani, Dumba ni umwana mwiza, umwana mwiza se umwana mwiza bivugwa. Hari igihe umuntu aba yabuze uko abivuga, njye rimwe na rimwe mba nabuze uburyo mbivugamo kuko njye birandenga. Dumba ni umusitari wa danje, afite TikTok ye ifite abantu, Instagram yiwe ifite abantu 100,000 guza si Dumba. Urukumva ari kugushyiriraho amafaranga Joye, yigari kumpa amafaranga, muza nawe muhuze nande se kandi gusa nyine uzamufate neza. Ako mwamaze ko Dumba tumaranye imyaka tumaranye igihe kinini, sinumva ukuntu namufata nabi, kandi n'igihe tumaranye igihe kinini turi kumwe. Of course Dumba abantu bakumbwa ngo nzagufate neza, ariko ntabwo ngufata nabi n'ubundi, of course tumaranye igihe kinini. mfata nabi gute? ngo nzagufate neza, of course, ariko ntabwo ngufata nabi, ngufata neza. Nzanakubaha rwose, nzajya nkubaha, aho nazajya nkubaha ujye umva ubukwe bwacu dukoze nk'ubukwe njyewe nawe wasanga waba ushaka ko busa gute? Dumba reka nkubwire, uzi ubukwe nifuza? Nifuza gukora ubwanjye nawe. Reka ubukwe bwanjye nawe tuzabukorere mu cyaro. Aha, sobanurira mu cyaro bizaba bimeze gute? Oh my god, Nas! Umva reka nizere ko atari uguhuka. Dumba, thank you my beautiful.
thank you Dumba, thank you Dumba, Imana iguhe umugisha, sibyo? Amina Dumba. urakoze. Na undi muntu Dumba anyoherereje amafaranga, mwari mubizi? Ayo niyo nakubwiye ko nzakwishurira rent sinyishure, nubwo abandi bantu banahuruje wa mugane bayikwishuriye. Nta kibazo ko kwezi ndakwishuye niba narabyemeye ntarabikoze. Thank you. Urakoze. Urakoze Dumba. Urakoze. Imana iguhe umugisha. So ubukwe bwanjye nawe bwabera mu cyaro, sibyo? Iwacu. Ikintu cyaba kiriho nuko njye nawe twaba twambaye neza. Nambaye gute? Wambaye gute? Harya si ikanzu y'ubukwe bambara na kositimu? Kositimu kagomba kuba gafite ibara, urumva? Niyo kanzu y'ubukwe hari ukuntu bisa, hari kanzu irereta, hari itarereta, urumva? So njye nshaka irereta rero, ikanzu irereta niyo nziza. Ikagira nka he? Katuvuga ugenda ikagira. Nyine igenda ikuba hasi. No, abana we Dumba mana we. Seriye kandi nuko nguko ikanzu igenda ikuba hasi. Abantu nyine badushagaye twako ase wakora ubukwe. Njyewe kubeki rero guhera uyu munsi kubeki wumva ko nta bukwe nakora. Guhera uyu munsi tangira ujye umvugisha unyiteho, dore dufite ubukwe mu kwa mbere, sibyo? Rero Dumba, Imana iguhe umugisha kundemera. Imana iguhe umugisha mbikuye ku mutima. Duju umuntu agusuka neza. Yego sha, umuntu nsuka neza nta kibazo kiwe, ahubwo nuko umutwe wanjye usaza vuba, nta kibazo. Ansuka neza pe cyane kandi. Igo duju Dumba, sibyo? Tegura ubukwe, sibyo? Tegura ubukwe bwanjye nawe, ikintu kizaba buzabera live. Abantu twakundaniye, njye nawe twakundaniye kuri live, abantu baduseka bavuga ngo joyeuse, ngo Dumba arakubeshya joyeuse, nanjye nkabibona, ariko buzabera live. Tugiye gukora ubukwe bwa live. Subiramo ako kantu ukoze. Gute? Harya nkoze iki? Ako kaboro ukoze nyine ako ngako. Ngakoze? Ngakoze he? Joyeuse urakibagiwe. Ntabwo nkibuka. Ntabwo ari ugukora ubukwe bwa none se? Ntabwo ari ugukora ubukwe nta kibazo. Oya, njye ndakurikirana nyine ibyo ushaka, nta bidanje. Nyine ndimo ndashaka kumva ubukwe bwanjye nawe urabushaka gute. So urimo uravuga ati urashaka ko tuza live kubera abantu barabipinze, sibyo? Nyine si wizera Imana cyane. Wizera Imana kandi nanjye ndayizera, no kuza kuba kubera hari ikintu wambariyemo indani mu idira? No, ntacyo. Ukundosha. Buriya akunda Joyeuse wa Juno cyane kandi birashoboka ko waba unkunda. Izina ry'Imana birashoboka. Uzi impamvu? Impamvu zirigaragaza. Icyo nanjye kukubwira, twebwe twaza ubukwe
bwacu bwazakurikiranirwa live mbese imana tukayigaragaza nk'inyacyubahiro, kandi koko imana ni inyacyubahiro. Ibyo abantu bavuga nyine icyo gihe ibyo abantu bavugaga biba bitandukanye n'iby'Imana ikoze. None se byarangiye tuje live, imyenda twayibonye, kandi imyenda uzaba wambaye like ikanzu leta y'umweru. Yes, ikanzu leta y'umweru igenda yikuba hasi. Njyewe ushaka nambaye gute? Ndumva ndumva byansaba kujya kubaza Gugu ukuntu ntabwo wari bwabone nk'ubukwe like ukabona nk'abantu bari bambaye neza ukuvuga ati nanjye kubwukanye umugabo wanjye azaba asa gutya, ibintu nk'ibyo. Reka nkubwire ngiye kugira ngo nkwitiremo uko wambara, byasaba ko ngenda nkafata shop yose y'imyenda y'abagabo bambara mu bukwe nkagenda nkayimanura. Niyo utaba uhari nkajya ndeba nkavuga ni Dumba w'umugisha mwinshi cyane yandemeye. N'ubundi mu busanzwe nishyura inzu ku ya mbere, ejo nzajya kwishyura inzu. Nibwo bwaba ari pirate. Dore ikintu gihanze, dore nsigaye ngira gutya nkayifatisha utuvideo ni y'akazi mundeke. Buriya wari witabye akazi ku kazi? Yes, bazi ko n'abakobwa bajya bambwira ko mfite amaso meza. Sibyo? Intoki nziza. Oya reka nzirebe. Mfite intoki nziza bajya babimbwira n'amaso meza. Zegereze kamera gutya ngo. Sura zibonara. Dumba ntabwo waba utarabona intoki zanjye. Peka intoki nziza. Ikirenge cyo gisa gute? Amata ntago atukuza, bisobanuye ko amata tunywa abaye atukuza tuba twaratukuye kuko nyanywa buri munsi. Niki unywa buri munsi? Amata nyanywa buri munsi, dore kandi nawe uri kuyanywa. Ega n'ubu bwiza ubureba. Sheri ngewe nkoresha amavuta akoze mu kirayi n'amata, ntago nitukuje abashu. Kandi sinzijya nitukuza, Imana yamaye ubwiza bwanjye buri naturel. Cyaze itariki yo gushyiramo yo kugira ngo bankiremo appareil igiye kugera. Bagiye kukiriramo iki? Appareil. Bazivugiramo. Ubwo noneho ubwiza bugiye kwiyongera.
Dumba niba wanankundaga 5 ku 10 ugiye kunkunda 10 ku 10 mama asa n'irutiyamo umva ariko si Dumba akantu ko kwirata ko gakomeje kuganza ahantu hose ndi ngo dungo Joyce asigaye Dumba ibiganiro twavuganye hajemo kwirata nta kibazo oh my god nta kibazo erega shirika